Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka Podcast, ndabaramukije cyane nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero reka tuganire kuri iyi baruwa ya Shalanda Young nushinzwe budget muri Mezo Branch cyangwa se ushinzwe amafaranga muri White House. Uyu nguyu rero yanditse ibaruwa ndende atabariza Ukraine, yandikira Chambre des Représentants ahangaha muri Amerika. Muzi ko igizwe n'abarepublikani ku bwinshi, aho avuga ko nibatagira icyo bakora Ukraine idashobora gusurvivinga n'icyumweru. Ibyo rero tugiye kubiganiraho, ariko mu gihe tubona ko Ukraine intambara irimo kugana ku musozo, mu bintu Ukraine isigaranye ni igiki igomba kurwanaho kugira ngo bazajye mu mishyikirano? Icyo kintu Ukraine ikigifite ni ibiki Ukraine noneho igomba gusigasira mu byo isigaranye, kuko irebye nabi ibindi byinshi zabibura. Reka tuganire rero ku byo isigaranye tubona ko byazayigirira akamaro ku cyitwa Ukraine kizasigara nyuma y'imishyikirano. Ibyo tugiye kubiganiraho, ariko nanone nanabibutse ko muri iyi podcast turi kumwe na KDB badufitiye ibinyobwa byiza cyane, badufitiye whisky nziza cyane, bakatugirira dry gin nziza cyane, bakatugirira vodka nziza cyane. Ibi byose bikaba biri mu macupa wakwishimira gutereka imbere yawe. Bakatugirira kandi icupa rya litiro 3 rya red wine, bakatugira icupa rya litiro 3 rya white wine. Nge numva ko ni igihe cyo kuva kuri bwa buyoga bw'amafuti bamaze iminsi batwereka hirya no hino, tugahesha agaciro amafaranga yacu twinywera ibinyobwa bya KDB rero ushatse kuyirangura wahamagara kuri 0788505088. ndasubiramo 0788505088, ubundi ubuzima bukaryoha. Yes, rero tuganire kuri Shalanda Young ushinzwe amafaranga muri White House cyangwa se ushinzwe budget muri White House. Akaba avuga ko rero muri budget bari bafite bagenera Ukraine yabashiranye. Akaba asaba rero Chambre des Représentants mu ibaruwa nini yabandikiye abasaba ko kwa approvinga budget yo gufasha Ukraine. Nkuko mubyibuka mu gihe cyashize aba Republican n'ubundi bari basubije inyuma inkunga za Ukraine, bemeza inkunga za Israel. Murabyibuka Biden yatanze bije ebyiri, atanga yo gufasha Israel, atanga niyo gufasha Ukraine. Iyo gutanga Israel iratambuka, iya Ukraine irahagarikwa. Uyu munsi rero Shalanda Young akaba arimo kuvuga ko Ukraine idashobora gusurvivinga igihe cyose izi nkunga zaba zitabonekeye igihe, kuko yavuze ko n'igihe ntacyo bafite. Ibyo ngibyo rero ni ibintu biri buze kugorana cyane, kubera ko aba Republican bahora babaza, si n'aba Republican gusa, na bamwe mu ba Democrate babaza bati turashaka kumenya amafaranga yacu ajya muri Ukraine akoreshwa iki, turashaka kumenya ifaranga kurindi icyo ryakoze. Ibyo rero ni ibintu bigoye cyane kuri Biden nabo bari kumwe nabo bafatanyije bose, kubera ko biragoye gusobanura aho aya mafaranga ajya. Kugira ngo mbasobanurire wenda uburyo bigoranyemo, ndabanza mbabwire ko murabizi mwese amafaranga Amerika igenera Ukraine ntabwo ava muri Amerika. Ni ukuvuga ngo aya mafaranga bayatubwira amamiliyari runaka, ariko baba bafashe ibikoresho byaguzwe muri Amerika bikajyanwa muri Ukraine, noneho bakabara ya mafaranga, akaba ariyo badutangariza ko bageneye Ukraine. Iyo bavuze bayigeneye miliyari 5, ni ukuvuga baba bayihaye intwaro zifite agaciro ka miliyari 5. Ibyo rero bituruka he? Ni ukuvuga ngo Biden niba asinye ko bagiye guha Ukraine miliyari 5, hari inganda muri Amerika ziri buze kubona amasoko yo gukora bya bintu bigiye kujya muri Ukraine. Izo nganda ziri buhabwa ayo masoko zigomba guhereza boss percentage runaka. Ntago Biden yaza ngo aguhereza isoko aviremo aho, ntibibaho. Muri business namwe murabizi ntibibaho. Ubwo murumva iyo Biden yariye abari munsi ye bakarya, ni nabwo biriya bikoresho bigera muri Ukraine bagatangira kubigurisha hirya no hino. Nkuko mwabyumvisha ari nka unité y'abasirikare ngaha muri Ukraine yahagaritswe yose, kubera ko irimo gushinjwa ko abayihagarariye banyereje ibikoresho bifite agaciro ka miliyoni y'amadolari. Ibyo rero ni ruswa iri muri shene ndende. Nuvuga ngo Biden ararya, abo ba Shalanda bose baba bariye kuri iyo percentage, of course
bikamanuka bikagera kuri Zelensky, bikamanuka. Narababwiye ati ubu ngubu Ukraine igiye kwinjira mu matora, nubwo Zelensky ari kurwana no kuyasubika, ariko nitugere mu gihe cy'amatora abanyapolitiki bo muri Ukraine batangiye kuvugisha ukuri kw'ibibera hariya, tuzatungurwa, tuzumva ukuri kwinshi tutigeze dutekereza ko kwashoboka. Ibi rero nibyo aba Republican barimo kubaza, bakavuga bati muduhe details z'ukuntu amafaranga yacu akoreshwa. Kikaba ari ikibazo gikomeye kugisobanura, kikaba ari ikibazo gikomeye kuri Zelensky na guverinoma yiwe bagishaka gukomeza intambara, kubera ko intambara niba batabonye inkunga z'abanyamerika ntibizakunda. Hari n'abari bari kumbaza ati se ko ari ibikoresho biva n'ahandi bikajya muri Ukraine nabo babibara mu mafaranga? Yego, nabo babibara mu mafaranga, kubera ko niba ufite abanyaburayi ikintu bari gukora ni ikintu kimeze nka kwa kundi ubona umuntu udafite imyenda, ukibuka ko ufite imyenda yawe yacitse utacyambara, ukajya mu nzu ukayifata akaba ariyo umuha. Nicyo abanyaburayi bari gukora, kubera ko ibintu byose bahereza Ukraine bahita babwira abanyamerika, dore twatanze ibifaru ibi n'ibi bifite agaciro akanaka, muratuguranira muduhereze kubya. Uruvuga ngo niba ari ibifaru batanze bahita bahabwa ibyo bita Abraham. Murabyumva namwe. Abadage batanze Abadage n'ibihugu bari baragurishije Mizi Leopard barazitanze muri Ukraine. Mu kuzitanga muri Ukraine ariko bari bafite ingurane yuko bazahita bahabwa Abraham z'abanyamerika. Ni gutyo bikora, ni gutyo hariya muri Ukraine muri intambara bikora. Nta watanze ikintu atazasubizwa. Reka da, baratangira ibishaje kugira ngo Amerika ibahereze ibishyashya bigezweho, bifite tekinoloji igezweho, nk'ibihugu biri muri NATO. Ibyo rero bikaba ari ibintu bituma Amerika irushaho kungukira cyane muri iki kibazo, kubera ko inganda zayo zirarushaho gukora, mu gihe abanyaburayi barimo gutanga ibishaje bakavana ibishya muri Amerika. Nuvuga ngo amafaranga yabo n'ubundi amafaranga yose arajya hehe? Ni muri Amerika. Icyo ni ikintu kimwe nanone kiyongera ku cyo twavuze mu kiganiro cy'ejo, kigaragaza ko abanyamerika intego cyangwa se ibyo bashakaga ahangaha muri Ukraine bakomeje kubigeraho. Nuvuga ngo abanyaburayi bakomeje kuba abamarionete b'abanyamerika, ku buryo bazisanga ari abantu bafashwa n'ibihugu byo muri Afurika, kuko ibihugu byo mu Burayi rega usibye kwiba ahandi no gufashwa n'abanyamerika n'ibiki, nta kintu na kimwe bigirira mu butaka. Ibihugu byinshi byo mu bumwe bw'Uburayi ni bike yantuka, nka za Norvege zifite gaze, ni bimwe na bimwe, ariko ibyinshi fata nk'Ubufaransa nta kintu bugira. Iranium baraza kuyiba muri Afurika, barayikura hirya no hino za Kazakhstan n'ahandi. Ibyo ngibyo rero nibyo nkubwira ngo abanyamerika intego yabo ya mbere bayigezeho, ari nayo mpamvu uyu munsi kuva muri iki kibazo abanyamerika ntacyo bibabwiye, guhita bagisohokamo bakakivamo nta kintu bibabwiye. Ndagira ngo mbere yo kubabwira kwinjira mu birenze, mbanze mbibutse ibintu byagiye bivugwa n'uburyo byagiye bivugwamo, mwumve ububi bwa politike n'abanyapolitiki. Zelensky yinjira mu ntambara. Zelensky bwa mbere na mbere mugomba kumenya ko ari umukandida wiyamamaje agatorwa muri Ukraine, atorewe ko ibyo yabwiraga abaturage ari ukurangiza iyi ntambara yo muri Donbass, ari ukumvikana n'Abarusiya, intambara ikarangira. Akigera ku buyobozi yahise ahabwa mission. Ibyo nabyo twarabivuze, tuvuga ko buri yiri kwiyamamaza ngo ube perezida, ubu ukiri mu kigare, iyo utarabaho perezida na rimwe ubu ukiri mu kigare. Ariko iyo bamaze gutora bakakwicaza kuri iriya ntebe bakubwira ngo ni perezida, bagatangira gukubita imbere amadosiye ya danje, ushobora no guhita usaba guhita ubivaho, bakakubwira ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba. Noneho nk'ahangaha muri Amerika ho buriya nangwa no muri Afurika perezida ashobora kujya akishyiraho imirongo ye ngenderwaho n'ibiki, ariko muri Amerika ni system. Ubu ukigeraho bakakubwira gahunda zitararangira ugomba kurangiza, bakakubwira ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora, bakakubwira ABCD. Ni ukuvuga ngo wowe umeze nk'umushoferi winjiye mu modoka ijya i Muhanga, ukayigiramo kuri Nyabarongo, ariko ukaba udashobora gukata ngo ugaruke i Kigali cyangwa se ukata ujye mu handi, ugomba kujya i Muhanga nyine, nta no guhagarara. Ni gutyo biba bimeze.
gutyo biba bimeze. Ni ukuvuga ngo nta kintu uhindura iyo bamaze kwicaza hariya uhita wumva ucanganyikiwe. Zelensky rero nawe yamaze kwicara kuri iriya ntebe bamukubita misiyo ihari n'ibintu agomba gukora, bamwinjiza mu ntambara. Mu kumwinjiza mu ntambara rero nicyo kintu gikomeye nshaka kubabwira kibi cya politiki. Zelensky bavugaga ko bagiye kumufasha, bakavuga ko abanyamerika bakavuga ati turi gufasha abanya-Ukraine kwirwanaho, ariko iby'imishyikirano bireba abanya-Ukraine. Abanyamerika babaza ati se ikibazo cy'imishyikirano n'abarusiya bimeze gute? Kuvuga twe turi gufasha abanya-Ukraine kwirwanaho, ibindi bijyanye n'imishyikirano bireba abanya-Ukraine. Umufaransa bamubaza nawe akavuga ati turafasha abanya-Ukraine kwirwanaho, ibijyanye n'imishyikirano n'uduce bashobora guharira abarusiya ibyo bireba abanya-Ukraine. Ariko mu by'ukuri usesenguye usanga ibyo byararebaga abanya-Ukraine muri iki kibazo cyangwa byarebaga abanyamerika n'abafaransa. Ariko kugira ngo bise neza muri politike baravuga bati turi gufasha Zelensky na Ukraine kwirwanaho, ibindi bijyanye n'imishyikirano n'ibyo bashobora guharira abarusiya bireba abanya-Ukraine. Uyu munsi abanyamerika tubageze nk'umuntu w'umugabo, Ukraine nayo tukayigira undi mugabo, umurusiya tukamugira undi mugabo, wenda n'abanyaburayi bakaba undi mugabo, tukabashyira mu rukiko bakaburana, tukababaza tuti abanya-Ukraine bapfuye muri iyi ntambara bazize iki? Umunyamerika azahaguruka avuga ati twebwe twafashije abanya-Ukraine kwirwanaho, niba byarabananiye birabareba, kuko n'ubundi twavugaga ko ibijyanye n'imishyikirano, guhagarika intambara, ibyo baharira uburusiya, ibyo bakumvikana n'uburusiya bireba abanya-Ukraine. Ariko mu by'ukuri ntibyarebaga abanya-Ukraine, byarebaga abanyamerika, byarebaga abanyaburayi bakomezaga gushishikariza abanya-Ukraine kwinjira mu ntambara. Bwa bujiji bwa Zelensky tujya tuvugaho aragenda amera nk'umuntu utabona. Niba ari ukutabona, niba ari ruswa y'indengakamere yariye akagurisha abaturage be, ni ibintu udashobora gupfa gusobanura. Gusa nagira ngo mbumvishe uburyo imvugo za politike zigenda zikirininga ibintu, wowe ukaba ubibona uburyo bimeze, ariko bakabikubwira mu yandi magambo kandi ukumva, bakanabikubwira bumva ko ubyizeye nyine. Turi gufasha Ukraine kwirwanaho, ibindi by'imishyikirano n'ibiki birabareba. Ukabibona ku binyamakuru, Biden akabivuga, Macron akabivuga, kandi twese isi yose tuzi yuko aribo bari gukoresha Zelensky. Nuvuga ngo abanyapolitike niba bagiye gutaha nk'umurima cyangwa se nko gutera igiti, bakagenda bagomba gufata ifoto bari kuhira igiti. Abanyapolitiki iyo bageze aho cya giti kiri, imvura ikagwa, ushobora kubatwikira umutaka ariko bakuhira igiti, ifoto igafatwa ko bari kuhira igiti. Nicyo ngicyo niyo politiki. Niyo mpamvu uyu munsi ubona abanyamerika bashobora gusohoka muri iki kibazo cya Ukraine amaboko yabo ari hejuru rwose, kubera ko bafashije Ukraine kwirwanaho. Niba byarayinaniye, uyu munsi rero nibyo bintu tujya tuganira tukavuga tuti aba banyamerika bazabisohokamo neza, kubera ko hano muri Ukraine ikintu kigiye gukurikiraho, bagiye gushyiraho undi mukandida, bashyiraho undi mu perezida, bamuhe misiyo nshya yo kurangiza iyi ntambara. Bo icyo bashakaga byari ugukura abanyaburayi ku Burusiya, guhagarika amasoko yose bari bafitanye n'abarusiya, ibintu byose bari batangiye kubona ku buryo buboroheye bivuye mu Burusiya. Iyo connection niyo bashakaga guhagarika abanyamerika, kuko bashaka ko uburayi buzahora bubapfukamiye. Ibyo rero ni ibintu abanyamerika batajya bagira isoni zo gukora. Niko bavuye muri Vietnam, Saigon, indege yabo ihaguruka ni gutyo yahagurutse. Murabyibuka ejo bundi muri Afghanistan ni gutyo byagenze. Ahangaha muri Ukraine ho nta n'umusirikare wabo uriyo ngo wenda tuzabona akajugujugu zabo zihaguruka. Ni gufata icyemezo muri Bezo branche gusa. Ibyo rero ni ibintu twaganiriye, ni mumanuka hasi mu biganiro bya kera, muzasanga twarabiganiriyeho. Igihe nababwiraga nti Zelensky tudutera ari gukora n'utwo kugira ngo atwike muri media, avuga ati narashe mu Burusiya, na drone yanjye yakubise Moscow, go drone yanjye yagiye hangaha, ariko nta kintu byari bimaze usibye intambara ya media. Nk'umuntu uhora kuri social media baga afite utuntu ashaka kuba ya posting umunsi ku wundi, ariko ibyo ntibitinda.
ibyo ntibitinda. Ni ukuvuga ngo kera kabaye usanga uri mu kibazo gikomeye cyane. Uyu munsi rero Zelensky muri Ukraine ahanganye nabo yishyiriyeho abajyanama biwe ba Zaruzhny ba Budanov, abo ngabo nibo bantu bahanganye nawe kandi nibo bantu bazi ukuri kw'ibiri kubera muri Ukraine. Ibiri kubera muri Ukraine ni ibiki? Ni ibintu bibabaje cyane. Ejo ku munsi w'ejo Abarusiya bafashe umugore utwite ku rugamba. Umugore utwite ku rugamba. Ni ukuvuga ngo muri Ukraine bari gufata icyo bashobora cyose, bari gukoresha icyo bashobora cyose. Amahira hari nuko uyu munsi wenda Zelensky kuva yabasabye gukomeza ibirindiro bagahagarika ibitero, wenda baraza guhagarika gushyiramo abantu bafite ibibazo, ariko utekereza gufata umugore utwite ku rugamba. Barasobanura bakavuga bati ni umugore wari ushinzwe ibintu byo kuvura. Uko byagenda kose ntabwo umugore utwite agomba kujya hafi y'amabombe, hafi y'amasasu, hafi y'ibiki. Icyo ni ikikwereka ko igisirikare cya Ukraine cyamaze kujegera. Abasirikare nyabasirikare barashize, bagiye babashyira mu muriro, ukabohereza mu mirongo y'Uburusiya nta ndege ntaki. Witegereje ko abantu baravuga ngo Zelensky yabaga ameze nk'umuntu utegereje ibitangaza biri messianique nka bya bitangaza bya Yesu byo kugendera hejuru y'amazi. Abantu bakavuga bati nkaho ari wabonaga mu magambo ya Zelensky yizeye ikintu nk'icyo ngicyo, miracle iri messianique. Uyu munsi rero kuba abasirikare bamaze kubashiraho, bakaba batangiye gushyirayo abagore, bakagira no mu bagore batwite. Ibimuga twarabivuze kuva kera ko biri ku rugamba, bamugaye bari ku rugamba, abasaza bari ku rugamba. Ibyo ni ibintu bikomeje gutuma abaturage benshi bava ku ruhande rwa leta yabo, batangiye no kwigaragambya basaba abantu babo. Ikindi kintu kibabaje ahangaha mu gisirikare cya Ukraine kiri no kubabaza imiryango y'abasirikare n'iki, kubera ya shortage cyangwa se umubare muto w'abasirikare. Abasirikare ntibakibona ikibari. Umusirikare ajya ku rugamba akamarayo amezi n'amezi, umuryango ugategereza ko azabona konje agaheba. Imiryango irimo gusaba ko abasirikare bahabwa konje. Namwe muranyumvira ibyo bintu. Ibyo niko kuri muri Ukraine. Niko kuri muri Ukraine. Ntibashobora gusimbuza abasirikare, ntibashobora kugira gute. Uyu munsi rero Abarusiya bagiye gufata 30 hafi 33%, nubwo benshi bari kubeshya ngo ni 20%, ni 33%. Birimo tuno duce twa Donbass, Zaporizhia, ukamanuka Kherson, ukamanuka. Ariko nagira ngo mbibutse utu duce utwari two nicyo tuvuze kuri Ukraine. Utu duce twonyine nubwo ari 33%, twari tugize 40% bya GDP yahangaha muri Ukraine. Ibyo byose byagiye ku Barusiya. Ni ukuvuga ngo utu duce tugizwe n'uduce tw'inganda, tugizwe n'uduce tw'ibirombe dukize cyane ku biri mu butaka. Ni ukuvuga ngo ubaze amamiliyari ari mu butaka bwa Donbass cyangwa se muri ibi bice by'Abarusiya bafashe, ni umutungo mwinshi cyane, abantu bari kubarira muri za tiriyari. Ibyo ni ibintu Ukraine ibuze. Yashoboraga kugumana 2015 yigendera ku masezerano y'i Minsk. Yashoboraga kugumana ibitero bigitangira i Moscow. Iyo abanya-Ukraine bemera iriya mishyikirano yaberaga muri Turkiya, yashoboraga kubasigira ibintu byinshi bifatika. Uyu munsi rero dufashe ibyo bice Abarusiya bamaze kwigarurira, ukabireba n'ubukungu bwabyo, ntabwo bihagije ku Barusiya. Abarusiya bafite inyota yo gufata Odessa, bagafata Odessa, noneho Ukraine igasigara nuvuga ngo Ukraine ikintu cya mbere igomba kurwana nuko bizarangira, bikarangira igifiteho access ni inyanja y'umukara. Kuko igihe cyose Ukraine bizarangira idakora kuri inyanja y'umukara, bizaba birangiye. Ukraine kizaba kigiye kuba igihugu cy'igitindi mu Burayi, ku buryo kitazanabyuka na rimwe, ko nta buryo kizakora mu bucuruzi bwacyo. Igice kizaba gisigaye antuka. So mu bikomeye bagomba gucungira hafi, bakanihutisha n'iyo mishyikirano, bakore ku buryo bushoboye bwose bazagumane Odessa, kuko ngewe simbibona.
simbona ko Putin azahagarara atarafata Odessa, atarafata Kharkiv, simbibona njyewe. Gusa njye mbara ko Zelensky abaye umushapu ashobora kwihutisha imishyikirano, akihutisha kuva muri cya kintu abanyaburayi bamushyizemo, akareba ko yasigasira Odessa akayigumana. Ni ibintu nawe ushobora kubyumva kubera ko Odessa ni ahantu h'amateka h'Abarusiya, icya mbere. Ikindi cya kabiri, Odessa kubikora ku nyanja y'umukara, Abarusiya nibafata Odessa bazaba bamaze kubona umutekano w'amato yabo ahangaha muri nyanja y'umukara. Ikindi hano ni ahantu amavira arenze ari hano muri Odessa n'ay'aba oligake b'Abarusiya abenshi. Ibyo rero bituma mbwira Zelensky iti hindura ibitekerezo, wabibonye ko wagambaniwe, hindura ibitekerezo noneho, reba ko wakora ikintu kizima. Reba ko Ukraine izasigara ikora byibura ku mazi. Reba ko mwazasigarana byibura Kharkiv. Ibindi bintu byose ubivemo, kubera ko niba utari kubona ko Abanyamerika batazagaruka muri iyi ntambara, none Abanyamerika iyo bagiye, abanyaburayi bo ntibanongera no kuvuga, ngewe byaranshanze, bo ntibanongera no kuvugwa, wagira ngo ndi kuvuga ngo baba bari kumwe na papa. Iyo papa cecetse ntibavuga. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo bya binyamakuru byabo byirirwa muri propaganda uyu munsi biri kuvuga uburyo Abanya-Ukraine barimo gushinja Abanyamerika ko babagambaniye, ko bagize gute. Ariko ngewe njya mbura ukuntu mbahamagara iyo bagira telefone, umuntu ahamagara mu kiganiro kuri RCN ari kuzabahamagara, nkababwira ngo ejo cyangwa ejo bundi, ni mu minsi mike iki kibazo cya Ukraine iragaragara nkaho ariyo ifite ibibazo, ariko Uburayi bufite ibibazo bikomeye bizagaragara mu gihe cy'imyaka 2, imyaka 3. Ni ibintu mbabwiye biri byo, kandi abasesengura iyi ntambara namwe mubireba murabibona ko ariko bimeze. Uyu munsi ikindi kintu gikomeye Abanyamerika tuvanyeho izo nyungu zabo bagezeho z'amafaranga zo gukura Uburayi zo gukura Uburayi ku Burusiya, babeshya abanyaburayi ko bari kubatabara, ahubwo ngewe uko mbibona Abanyaburayi batejwe inyamaswa noneho ikaze cyane. Muti gute? Igisirikare cy'Uburusiya cyari kimaze imyaka n'imyaka kitarwana intambara. Igisirikare cy'Uburusiya cyinjiye muri intambara yo muri Ukraine kigaragara nkaho nk'igisirikare gitsindwa. Dukurikije ibyavugwaga kuri za BBC, contre-offensive y'Abanya-Ukraine, Abarusiya bari kwirukanka, Abanya-Ukraine bafashe Kharkiv, bafashe umujyi wa Kherson, Abarusiya birukanse, bakabivuga nka contre-offensive ya gisirikare, aho Abarusiya birukanka. Ariko kera kabaye igisirikare cy'Uburusiya kiragenda kiri updatinga, bakora amayinite arwanisha za drone, bari updatinga mu ntwaro, inganda zabo z'intwaro barazapudatinga ku buryo zakubye hafi 4 production zari zisanzwe zikora mbere y'iyi ntambara. Icyo basigiye rero Uburayi ni iki? Ni Uburusiya bugiye gusigarana igisirikare kiri update ku ntambara igezweho. Ndakeka ko ubu nta gihugu gifite inite ya gisirikari izi gukoresha drone cyangwa se gukoresha izi appareil nyine zibuza amadrone ama network irikoranabuhanga ryose. Nta gihugu gifite inite ubu ngubu iri update ku rugamba yabikoze yabipratitse nk'Uburusiya. Nuvuga ngo Uburusiya yego bwatakaje abasirikari benshi, butakaza n'ibikoresho byinshi, ariko ndagira ngo nkwibutse ko ibikoresho byo ntacyo bivuze, kuko muri buriya butaka bafashe nk'uko twabivuze burimo amatriyoni y'amadolari. Ibyo byose rero ni ibintu ureba ukajya uvuga uti se nk'aba ngaba ba Zelensky ntabyo babonaga koko ko ari uko bizagenda? Ntabyo babonaga. Uyu munsi igisirikare gihari gikomeye mu Burayi ni igisirikare cy'Abarusiya, kuko aba pro Ukraine bashobora kuvuga ati n'Abanya-Ukraine bari kurwana n'Abarusiya, ariko Abanya-Ukraine bari kurwana n'Abarusiya nta nganda zabo zidevelopye.
inganda zikora ibya gisirikare ntazo bagira ngo tuvuge ngo nazo barazapudate inzu umunsi ziri guproducinga kangahe ku ijana y'ibyo bakoraga mbere y'intambara, ibintu byose baracyabikura hanze. Ikindi ni uko abasirikari bakomeye ba Ukraine bari bahari barwanya intambara bagiye bamenyerera muri intambara abenshi barashize, ari nayo mpamvu dutangiye kubona hafatirwa abagore ku rugamba, abagore batwite. Cyo nyongereho, abagore si ikibazo ahubwo abagore batwite. Niyo mpamvu nkubwira ngo Uburayi uyu munsi igisirikare gikomeye busigaranye buhanganye nacyo ni igisirikare cy'Uburusiya kiri update, kimaze imyaka ku rugamba, cyarwanya intambara zose, tactique zose, uburyo tutekereza kubaka iriya ntuza uriya murongo wabo, abanya-Ukraine bakaza bagakandaho bikanga. Uyu munsi noneho Avdiivka ni akagi gato kuri Bakhmut, ariko ni akagi gasobanuye byinshi, kuko aha ni ahantu bahurizaga ibikoresho byose, ni ahantu yari nka centre mbese, ariko ni n'inzira ibajyana hehe, ikomeza kubajyana muri Kharkiv na za Kupiansk. Uyu munsi rero Abarusiya bari kumwe na Putin wabo. Putin mwashatse guhungabanya, Putin mwashatse ko Abarusiya bamwanga, Putin mwashatse ko batera kudeta, uyu munsi akunzwe kurusha igihe cyose cyabayeho, haba mu Burusiya haba hanze y'Uburusiya. Putin kandi yabonye inshuti nyanshuti, inshuti bazafatana gahunda y'igihe kirekire, batazajya babyuka mu gitondo ngo tugushyiriyeho ibihano ngo gutya na gutya. Oya, ari kumwe n'Abarusiya, ari kumwe n'Abahinde, ari kumwe na BRICS yose. Ubu na Iran bayisubize muri system, ubu na Venezuela iri muri system. Ubu mbere uvuga ngo ibihugu byose byari byarakandamijwe n'Abanyamerika, iyi ntambara yo muri Ukraine yaje kubibohora. Putin yarabibohoye. Reka tujye tubivuga mu magambo uko biri. Putin yabohoye Iran, Putin yabohoye Venezuela. Uyu munsi ibihano bya Iran bisigaje birarangirana n'uyu mwaka. Abanyamerika bari kurwana nuko byakongera bikavugururwa, ariko ntibishoboka. Ntabwo Abarusiya bazasinya, ntabwo Abahinde bazasinya, ntabwo yewe Abashinwa bazasinya, kuko ibihano byari bihari. Abanyamerika bafite uburyo bagambanyemo, kwa kundi nyine ibi bihugu niyo mbabwira n'Abarusiya nkababwira n'Abashinwa, nta numwe nkunze kurusha abandi, kuko bose baharanira inyungu zabo, Rero mu buryo byagenzemo, muri bwa buryo bwabo baba bagabana, Abanyamerika babashije kubumvisha, bagira ibyo babaharira. Abarusiya n'Abashinwa bose basinyira ibihano byashyiriweho Iran, basinyira ibihano byashyiriweho Venezuela. Uyu munsi ibya Iran birarangirana n'uyu mwaka, banze kubivugurura. Kampeni y'Abanyamerika bahoramo yo kugira ngo ibyo bihano bivugururwe yanze gufata. Ni ukuvuga ngo na nyuma ya BRICS Iran iraza kubohoka nyuma yayo. Ibi byose nta kindi kibiteye, ni intambara ya Ukraine, ni intambara ya Putin ukomeje kubohora isi, ayikura mu maboko y'abagashakabuhake, cyangwa se ayikura mu maboko y'isi imwe, cyangwa se mu maboko y'Abanyamerika bari basanzwe bayobora isi. Tuzatugenda tubisesengura, tubinyuramo, ariko mujye munabihuza n'ibindi byabaye n'ahandi. Ari nayo mpamvu uvuga ko Zelensky, sinzi misiyo yiwe, sinzi niba, kuko akenshi hano mu kiganiro ndamwibasira nkamwita injiji, nkavuga ko ari umuntu utazi kureba kure, nkavuga ko ari umuntu utazi kureba inyungu z'abaturage be. Ariko Zelensky ashobora kuba atari injiji, afite ibyo yahawe, cyangwa se nawe afite imyumvire yiwe ijyanye n'ibyo bamuhaye gukora, akaba abikora atari ubujiji, ahubwo ari misiyo ariwe. Iyo misiyo yiwe rero I don't know niba yaragezweho, ariko niba itaranagezweho n'uvuga ngo Abanyamerika bakagukoresha barangiza bakagukuraho. Nibyo byabaye kuri ba Mobutu, nibyo byabaye kuri ba Saddam, nibyo byabaye kuri ba Gaddafi. Abo bose bari inshuti zabo. Izi ni indyarya zireba inyungu zazo gusa. Uyu
munsi baravugaga Putin, ariko uyu munsi Israel imaze gutera ibibombe bikubye inshuro zirenga 5, amabombe yose amaze kuraswa muri Ukraine mu gihe cy'imyaka 2 irenga. Hariya bimaze amezi 2 atanuzuye. Ni ibintu bibabaje, tuzakomeza kujya tuganira ahangaha kuri Waka Waka Podcast. Ndabashimiye cyane, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.